Hello. Umuryango mugari wa Speak the Truth, nongeye kwishimira kuza imbere yanyu kuri ya party yacu ya My Testimony. Tumaze iminsi twishimira cyane kwakira abantu baduhereza ubuhamya, bahamya uko bizeye, bavuga their journey, urugendo rwabo kuva mu gihe cy'ubuyobe kugera mu gihe cyaho bageze, bakurikira ukuri, bakiyegurira ukuri, bakishimira ukuri, ndetse bagakomeza kwiruka kuri Yesu Kristo, we wihamije ko ari we nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Abamwizera niwe bugingo bwabo, kandi abari muri we bari muri we nyine. Ntibahava, ntibahasohoka, kuko nubwo yaba imbaraga zingana zite, nta kibasha kubakura mu kiganza cyangwa se muri we. Nishimiye rwose kuza kwakira mwene data, araje atwibwire, ni mushiki wanjye mu mwami, duhuje ukwemera, duhuje umwami umwe, duhuje ibyiringiro. Ibyiringiro byacu ni uko tuzabana na Kristo n'Imana iteka, tutakiriho urubanza, ntabwo tugiciriweho iteka. Kristo rero yaratuguraniye, yaduhaye kumwizera. Rero reka twakire mushiki wacu, atwibwire amazina, atwibwire status ye. Okay. Ni karibu. Murakoze, nitwa Umurerwa Josette, umubyeyi, ndakijijwe. Amen. Twishimiye kukwakira, ariko Imana ishimwe rwose muvandimwe ko tukwakiriye, kandi kuba watwemereye ni ubuntu nabwo. Ni ikigaragaza nanone umurimo wakorewe muri wowe. Imana ishimwe cyane. So kuri iyi parte rero tugera kuri Speak the Truth podcast, tugera parte yitwa My Testimony. Twifuje ko waduhereza ubuhamya bw'uko wizeye, urugendo rwawe rwa mbere yo kwizera, urugendo mbese warinde mbere yo kwizera, jane ukiri muri confusion ya kiriya gihe utarizera, umaze kwizera, ugere aho ngaho mbese umaze kwizera, ubundi bindi turakomeza. So ni karibu, nishimiye kukwakira. Murakoze cyane. Yego. Ni umunezero kuba ngiye kubasharinga uko nahuye n'umwami. Nakuze umuryango w'abana 7. Twakuze dutozwa inzira yo kujya gusenga. Yego. Hari amasengesho twari twarafashe mu mutwe yo kurya, kuryama, ndetse n'igihe cyo kujya guterana nyine ababyeyi bacu bakatujyana. Yego. Twakuriye muri iyo nzira kuva mvuka kugeza ngeze muri segonderi. Ntabwo nigeze njya kure nyine y'urusengero jyewe, ahubwo nakomezaga gukora imirimo mu itorero, ari ukwigisha abana, nari nzi kuririmba, no kubabwiriza no gufata imirongo mu mutwe. Ngera muri segonderi, njya muri interna, naho ngezeyo nkomeza gusenga, nkajya nkora, murabizi muri segonderi aba ariyo small groups, tukajya tuzijyamo, ndi umuyobozi wabo. So numvaga mfite imico myiza, numvaga ndi imico myiza rwose, ngerageza kwitwararika, mfasha abantu. Mbese ibyo byose nabikoraga kugira ngo zemerwe n'Imana. Nari mfite ikayi, ndibuka nari mfite ikayi nanditsemo amasengesho. Amasengesho buri gihe uko narangizaga isengesho navuga ati Imana uza mu bugingo buhoraho. Mu by'ukuri nahoraga mfite ubwoba bw'ukuntu zabana n'Imana. Ntabwo nari nzi uburyo umuntu ashobora kubona ubugingo buhoraho ngo abane n'Imana. Yego. Nihuse nakomeza ukuntu naje guhura n'ubutumwa bwiza. Nageze muri kaminuza mu wa mbere, nahuyeyo n'abavandimwe
bazi ubutumwa bwiza. Nagerageje kenshi kuburwanya nkaburana, rimwe na rimwe nkajya mvuga nti ndabyumva ariko kubera ko ari ibyo nari narishyize mu mutwe nkanga kubwemera, ariko igihe cy'Imana cyari kitaragera. Twakomeje kuganira iby'ubutumwa bwiza. Ndibuka ko twaganiriye mu Efeso ibice 2. Twaganiriye chapitre yose, ariko icyansinze cyane muri ibyo byose ni Abefeso ibice 2 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10. Havuga ngo mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye ku mirimo ngo kugira ngo hatagira uwirarira, ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Rwose nahise ntsindwa, ntabwo nongeye kuburana wenda ngo mvuge ngo ibi ngibi ndabyumva ariko sinshaka kubyemera, kuko numvaga ko ibyo nkora, imirimo myiza nkora ari izatsindishiriza imbere y'Imana. Rwose nkagerageza cyane, nkasenga, nkumva ibyo ndi gukora rwose gufasha abantu, kubyuka kare nkajya gukora mu rusengero, ko ndabyuka ari igihe abandi bose babaga bari busy, nkajya mu rusengero nkajya kuhakoropa ariko nyine umutima wanjye avuga ngo mani ibi bintu uzabyibuke. Niyo nageraga mu kintu gikomeye navuga ati mani ibintu nkoze uzabinyibukireho. True, especially tugiye nko kujya mu kizamini, I make sure nyine ko najyagayo nka dekora, navuga ati mani nyine ujye ubyibuka mu mutima ariko ndi kubisenga, zabe gutsinda. Rero umaze gusoma icyo cyanditswe rwose numva sinzwe mu mutima wanjye, mbona ko imirimo yanjye myiza, uko ngerageza gukora ibyiza atari byo bizatsindishiriza imbere y'Imana, ahubwo ngo kwizera gusa. Nibwo ibyanditswe byinshi nari ntarafashe mu mutwe byatangiye kugira ubusobanuro. Ntagira kumenya ko ese kwizera koko Kristo gusa, ibyo byonyine nibyo byonyine bishobora kunsindishiriza imbere y'Imana. Rwose umutima wanjye waratsinzwe, rero aho ndizera, baningirira ubuntu, ndizera, numva ko kwizera konyine kudateranyijeho imirimo guhagije nyine ko mpabwa ubugingo buhoraho. Kuva icyo gihe numvise umunezero usabye mu mutima wanjye, numva wa mutwaro nari ifite, bwa bwoba nari ifite bwo kwibaza ati mpfuye aka kanya najya hehe, ubwo bwoba burashira, ntagira kubaho ubuzima bwo gushaka kubana n'abandi bavuga nk'ibyo nizera. Nagira kumva afite inyota yo kumenya ese iyo umuntu amaze kwizera aba hate. Nagira nyine kwifuza kumenya ese ubu bugingo buhoraho mbufite nyine iteka ryose, mu buryo kuvuga nyine mfite assurance y'aka gakiza nizeye. Nakomeje rero kujya guterana n'abavandimwe, ubuzima bwanjye burahinduka. Mu rugo ndabyibuka nababwiye ko nakijijwe, baratangara cyane, bavuga ati se mbere ko wajyaga mu rusengero ntabwo wari warizeye? Ndavuga ati mu by'ukuri ntabwo nari nzi ubutumwa bwiza, najyaga ariko nari ntarumva ubutumwa bwiza, nari ntaramenya kwizera icyo ari cyo. Ariko ubu ngubu yemba numva ubuzima bwanjye buhinduye rwose, maze kwizera, maze kumenya icyo bizera, ko ari Kristo nyine wapfiriye ibyaha byanjye akazuka kugira ngo aho hantu taraharengana. Ngiye kubaza ngo wakomeje kutubwira ngo kwizera, nanjye naje mvuga kwizera. Ni iki wizeye? Kuki byabaye ngombwa kukizera? Yego, nizeye Yesu Kristo. Ese Kristo hari abantu benshi bamufiteho amakuru ariko batazi nyine icyo Imana yahamije kuri Kristo kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero Imana yahamije kuri Kristo n'ububa. Nuko nyine Kristo yaje, yari Imana 100%, aza yambara umubiri. Amaze kwambara umubiri nta cyaha yigeze akora, nk'uko Yesaya 53 tubisoma. Ahubwo ibyaha byanjye nibyo yazize ubwo yajyaga ku musaraba. Yapfiriye ibyaha byanjye, njyewe iyo mwizeye nkafata kwizera kwanjye nkagushyira kuri Kristo. Kristo bwa butungane yari afite abo bara kuri njyewe, ngo Imana yandeba ikanyita umukiranutsi uwerutaga mu maso y'Imana. Rero ibyo ngibyo nibyo umuntu yizera kuri Kristo akahabwa ubugingo buhoraho. Yego.
nubwo wabivuzeho ariko ntabwo wenda nanyuzwe, ariko numvaga nshaka kumenya ngo nyuma y'uko wizeye Kristo, byazanye iki mu buzima bwawe, byahinduye iki, bigufashije iki, bitumye ubaho ubuhe buzima muri make? Yego, maze kwizera Kristo, cya mbere nuko nabonye amahoro mu mutima wanjye. Amen. Yego, nabonye amahoro mu mutima wanjye. Byahinduye ubuzima bwanjye mu buryo bw'imivugire, ibyo nkora byose nkabikora kubw'icyubahiro cy'Imana. Amen. Ikindi byahinduye mu buzima bwanjye ni uko noneho nasomaga ibyanditswe byera, Bibiliya ifite igisobanuro. Nyisoma nzi ko nyine ngiye kureba ese umwami ashima iki, ese nkwiriye kwitwara gute nkanjye umuntu wakijijwe, uw'Imana ibona ikamwituhera mu zirarenge utagaho amaso yayo. Rero ni muri urwo rwego ubuzima bwanjye nyine bwagiye buhindurwa no kwizera, ndetse no mu bo tubana. Ubuzima bwanjye bwarahindutse mu mibanire yanjye nabo, ari ukubabwiriza, kubabwira iby'ubutumwa bwiza, ari ukubafasha noneho bifite ubusobanuro, atari uko nshaka ijuru ko Uwiteka abaye ubugingo buhoraho, ahubwo nyine kuko Uwiteka ari byo adutegeka ko dufasha n'abandi. Yego, Imana ishimwe cyane. Turabwihutishije, which is good, ariko birumvikana kuko avuze mbere atarizera, uvuga urugendo rwo kwizera, ubwo wakabaye watunyuriyemo uburyo warwanya n'umutima, uburyo n'abakubwirije, kugira nabo rwose umwami nabishima azaduhereze kugira. Ninde wakubwirije? Ni Kimenyi na Gloire. Ntabwo byari byoroshye. Kandi Gloire twigeze kumwakirira kuri Speak the Truth. Ngira isoko. Ngira isoko. Ntabwo byari byoroshye. Nari ndi umuntu uzi kuburana very well. Nari nzi kuburana cyane. Afite kuba n'ubundi nari ndi mu itorero, nari ndobirije kumenya ibyanditswe byinshi, no kuba mbizi nyamara sinzi icyo bisobanuye, ariko nkabiburana nkabidefanda ku buryo nibuka ko hari icyanditswe twaburanye cyo muri Yakobo, nyine ugisomye wacyumva neza, nyine kiri clear, nyine kivuga ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ngiye nkumva ko nyine umuntu abanza akagira imirimo, ubundi akizera, nyine bifatanya ko umuntu nyine bishobora kumukiza. So ntabwo byari byoroshye kugira ngo Imana isange umutima wanjye nizere, ko nyine kubwiriza umuntu uzi ko yakuriye mu itorero ukamubwira ko adakijijwe akwiye kwizera ubutumwa bwiza, ntabwo byari byoroshye. Ariko kuko Imana nyine ariyo izura umutima w'umuntu, niyo yaje rwose imbwiza ubutumwa, yemeza umutima wanjye ubutumwa bwiza, ndizera. Imana ishimwe. Hari ahantu wabaye wasengeraga mbere, muri rwa rugendo rwa mbere rwo kutamenya uwo uri we, kutamenya Imana iyo iriyo, hari n'aho usengera ubu ngubu? Usengera hehe? Nsengera muri Reformation Baptist Church of Kigali, naho duterana n'abandi bizera nk'ibyo nizera. Yego. Hanyuma se Reformation cyangwa se aho uteranira ubu ngubu usengera hatandukaniye n'aho wasengeraga mbere? Kuki wacuzinze nyine kujya kuhasengera mu by'ukuri? Biratandukanye cyane. Icya mbere ni uko aho nteranira ubu ngubu nta kindi kintu twumva usibye ubutumwa bwiza. Guhera mu materaniro yo mu mibyizi ni ubutumwa bwiza, dimanche ni ubutumwa bwiza, ni Kristo. Kuva igihe nyine ninjiye muri iryo torero, bavuga nyine umusaraba wa Kristo, ntabwo tujya tuwurambirwa kuko niyo sinzi yacu, niho twaboneye agakiza. Ikindi mu buryo bwo kubana, ni ahantu nyine naboneye umuryango ukunda abantu, kwitaho, ari ukuguhamagara, kugukora follow up, kukubaza ati se kuki udaterana, duterana ishyaka ry'imirimo myiza, tukajyana mu nzira yo kwezwa,
rwose aho uba ushobora kubona umuvandimwe afite intege nkeya ugasanga nyine umuvandimwe araguhangayikiye uburyo ubayeho ndetse akagufasha kwezwa nyine umunsi ku wundi biratandukanye cyane. Ibyo ntabyo naboneye mu iterero rya mbere nateraniragamo nari nizera sofa ntawahangayikishwaga nyine agakiza kawe ese wasubiye inyuma waragiye keretse nka bya bindi byagaragaraga cyane nyine wenda nk'umuntu yasubiye inyuma yarabaye nk'umusitari nyine bigaragara. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe pe kuba hari umuryango yaguhaye noneho muhuje uko kwizera. Imana ishimwe rwose. Niba ufite impamvu yagutera guhamagarira abantu ibyo wizera kiri ikintu babwira, ariko hera ku bakobwa uri umumama bizera ugira icyo ubabwira nabo. Abakobwa bizera icya mbere ni uko bakwiriye kwezwa, ari byo Imana iduhamagarira kwezwa, bakambara ingeso nziza muri ino si irimo ibishuko byinshi, ari social media zitwigisha uko abakobwa bitwara, uko bambara, uko bavuga, ariko abera bakwiriye gutandukana rwose n'uko isi ishaka ko abakobwa bamera, ahubwo bakamera nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Nkunda cyane Imigani 31, ni ahantu rwose hagaragaza uko umukobwa cyangwa se umugore wera akwiriye kubaho yezwa, kuruta uko isi nyine iduhamagarira uko abakobwa bakwiriye kubaho. Ikindi navuga ku bakobwa ni uko umurimo wabo wa mbere ari ugukunda Imana no gushaka Imana, ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo ushaka ubwami bw'Imana, ndaparaphrasize, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, naho ibindi muzabyongererwa. Rwose ntibashishikazwe cyane no gushaka iby'isi bishira, ahubwo bashaka iby'ubwami bw'Imana. Ku batizera rero nababwira ngo repent and believe, kuko aribwo bwonyine bazahura n'Imana mu mahoro, bahura n'Imana y'amahoro itagiye kubasukaho umujinya wayo, kuko abatizera tubona ko Imana izabasukaho umujinya wayo ubwo Kristo azaba agarutse. So ndabikinga rwose kubw'imbabazi z'Imana ngo repent and believe, mwizere ubutumwa bwiza, kuko ariho honyine muzabonera amahoro. Imana ishimwe cyane, urakoze cyane. Imana ishimwe cyane, urakoze cyane kuba watugiriye umumaro ukatwemerera ukaza ukitabira ubutumire bwacu. Imana iguhereze umugisha. Ndashima Imana rwose ko nawe uri mushiki wanjye tuzabana iteka. Imana ihimbazwe. Nanjye rwose ndahamagarira abizera, come and tell the world the truth about the truth, the truth, mbese truth truth ibe truth, ukuri kuba ukuri, kuko Kristo niwe kuri, ni nawe nzira, niwe bugingo bwacu. Umwizera ntabwo aciriweho iteka, utamwizera aciriweho iteka. So turabahamagarira kuza kwizera igitambo cya Kristo, igitambo cya Kristo, we wenyine wabaye impongano y'ibyaha byacu, ibyo twakoze, ubu, present, the future, n'impongano yabyo. Kandi rwose turasiganirwa guhunga kamere, guhunga satani, turushaho kwiringira Imana, ariko ntibivuze ko turimo gukorera ijoro nyine, ko ijoro ntirikorerwa. Agakiza k'Imana yitangira gusa kuba yashimye kugaha Imana ishimwe. So ndagushimiye cyane ko watugiriye umumaro, watugiriye icyizere cyo kuza tukabana namwe. Imana ibahereze umugisha n'umuryango wawe. Ibindi rwose Imana ihabwe icyubahiro ibihe byose. Murakoze. Ciao ciao.